abi wanyu mu bana wanyu nanjye ntabwo binshimisha pe sibyo bebe kuko nibi mu mpembye Gangane mama ntabwo abonye ko umugore wanjye bamuraze bamwangaje je ntabwo nitwa Roza nitwa Margarita kanze nigendere muri kana nasigara byiguye ntabwo niya natuza muje nudatuza uzaje iwanyu nanjye hano ndi iwacu tangiza stress nkuye ku muhanda ngize nawe kundwaza mutwe twakubidage ariko mama warize wazanye n'imimyira gusa nyine ukuntu witwara mba mbona yewe niba waravukiye kwa bose ntabwo ubona inzu yacu ariko nta kundi nk'umubyeyi ngomba gusigarana nawe mbonye akayunguruzo we mami kwizera kurarema Imana izamuhindura kandi nyine uzasigara amahoro niba yarambye yaramaze kumbyara ntabaruwa namwandikiye kuba yitwa mama nta message namutumyeho nta gihamya na kimwe nigeze nkora kugira ngo abyare ntazongere kumbyara uhereye uyu munsi Omeni sindia fora ari musona abyiye ariko birabikora wanteguje uteye iva amasegonda se kwihangana amasegonda nabyo birakunanira aho kugira ngo uzakubite mama basi uzahindukira ufate umuntu ukubite ingi akira nkabike ingofero aha ni iwanjye ariko ugomba kumenya ko natwe ahanga hari iwacu kandi twemerewe gusurwa ingofero yanjye nayitaye mane nshomba umuntu cyangwa guhuza n'igikutu bimenye ko nta mikino ufitanye n'umuntu wari wese wa hano tuza duturane tuza tubane mu mahoro Bihangane mu bwese bebe nakubwiye ngo ndikwitwikira ndikwitwa indahe ndikwitwa icyomanzi ndakumva naho umva bazo ngo iki ngiye gufasha sibyo reba sibyo nanjye uganye sibyo ndacyaba mu hugo nako ndabahugo sibyo yaba nikodesheje wenda nibana umva ngenge twajya kubana reba kuri pe bazindega gutyo mu maso sibyo twajya kubana ariko reba nanjye uganye sibyo mushara muri rubuzi amafaranga muri yazi pe yego si make ako sinamenye sibyo akekangu mbwire ntari wanyuje gusa wenda bebe urabizi ko nkumva ariko urabizi ko nkumva ibintu byose bibi nshaka kandi ndakumva cyane n'ukuri kandi nagukunda cyane buriya abasazi urugendo rwiza wagisaza suzera kureba kuri aya marembo azahangaha hasa mwana wanjye wagihugwa neza ukareka imitima mu mama ndabarira rwose biriya bisazi bicara muri reba no gusaza kugirirwa yirwamana n'abasazi burukira n'indwara nk'izi ndetse ariko nawe arabirwaye baravuga bigendere nijana ntabwo no gufungurira kuri bwe kugira ko ndi kwireba cyane ikirahure nyine wa mukobwa aragukubita nyinoze ingofero yanjye we wayitimbye oya we wari wayitimbye ingofero yanjye aragukubita oya wikicara ngiye kujya voka yanjye Roma kabali ukanyuka usabanye banyiruka kuzigiza ukabura huriza oya ngaruka burika rero kuzigiza ingofero yanjye voka yanjye urayirya nimugoroba wajyanda jonje kandi maze kufata ibidufasha nshaka kwambara imyenda oya imvura iri kugura imvura nayo urongera guhamagara kugaza gusohora ndamuhamagara inde wenda kugukubita umukanya arashaka no kumenya ibyo byawe mucyasha ese ujya umenya ko umubiri uhinduka nzaha inzobe cyangwa umuzungu ndumwirabura nzasarara amagini ugira atazasaza abandi se basara kubera ko n'iby'iwawe wasanga waramutanzemo ibitambo kandi hano nta kintu gifite gutanga ibitambo sinzigera nongera gusohoka cyangwa ninjire nsange kiri hano kitazanatuma banjyana muri gereza kuko sitabisazi nshaka hano
wumva se muri wowe ejo hawe hazaba hameze ejo hanjye ni heza kuko ndahateguye ese wantega iminsi kuva ko ejo ukanjye azagera ndi umusazi erega tugomba kuba abanyamutegera akazaza mugategere rero mutegere muzaba basazi mwebwe se niteguye ko byose bishobora kumva mukuri pe sibyo gusa iwe wenyine ikintu ngiye gukora sibyo nanjye ndi umuntu mukuru ntabwo ndi umwana sibyo buri bujya kuba narabyaye ntabwo mu mutwe ndi umwana cyane bigeza ngo kubyo nakwimugeza ku cyubuzo sibyo ubu ikintu ngiye gukora sibyo ngiye gushaka ukuntu wenda basi ntabwo ugishobora wenda sibyo ugashaka ikintu ukora sibyo ariko ni ukuri byo kuba uhisemo nyine kandi bwagomye njye n'umwana wawe kundi bwagomye muri uru rugo oya ntabwo wagomye nanjye ntabwo naguhamagaye niteguye nyine kuri umwe icyo gisubizo ariko uko byumva uzi gutaha mama wawe kwibyarira ngo wakirumva wacyomanza ibintu byinshi ndumva bintenze biranye ya bebe no kuri kamwereka sibyo nanjye ntabwo ndi umwana sibyo kandi buriya byambabaje nanjye bana nababaye cyane birambabaje kumwe yuko umwana wanjye mwita ikinyenda birambabaje cyane buriya sibyo agahinda mfite nanjye ntabwo wakumvise size ngize ni wowe papa w'umwana wanjye ninde mvuga agiye gutura icyo kibazo ni njye nta wundi wagitura mbwira ko najya gufata umugabo wabandi nkamubwira ngo mu rugo mfite ikibazo ntabwo bishoboka niba tugenda akagukubita ingofero yanjye ingofero zisayibonye dore nagutwikiriye tugenda imyenda yanjye ndigendera sana samwere ngazana mwambi ni mwakwambika tugenda ari tubanze twambara ubuhe washyizemo oya ko bikonje oya ntabwo ukonje se kandi ni wowe ukonje kubera wanyakira uretse dore ushyizemo akaboko akaboko kajyamo wica haguruka rero ugende nshaka kuryama ngwino ugende wewe uragira baza kunyirukana hano nanjye uriya mukobwa oya wijya oya se kigali wije umva niba witeguye ko byose bishobora kukubaho ibyo ni ibikureba njye simeze gusa nta n'inshuti z'abasazi mwigana ntabwo wakagombye guhindura imikorere n'imibereho iyo wamaze kwiyinjizamo kuzabivamo bizakugora kandi umwana wanjye ndakubwira ni uko utanyumva urambwira ngo njye ndi inshuti y'abasazi njye nirirwa inyuma y'abasazi erega kuba inshuti y'umuntu si uko mwizirikana kumubona byonyine ukamugirira impuhwe si impuhwe njyewe ngirira abantu impuhwe nijya baremye cyangwa n'ababyaye impuhwe zo kwirirwa agira abasazi impuhwe ni njye wabasarishije waziranyere ku munsi wabyara tegereza rero uzabibona ntabwo ari kimwe nabutasohoye inama zawe zarangiye ugendera ko mbona imvura itagiye kugororwa ubu uri kunyagirwa wenyine wowe niba ukeneye kunyagirwa uragira ngo urare uzi uko n'iriya nduru yanyu nkuye mu nzu umwana nanjye y'abasazi yankuye mu nzu ndakuzi narakubyare ntiworoshye ibintu ushaka ko biba bikakunezeza sinjya amenya ibyawe nimba mu rugo niba arimo bagutuka nyine bakubwira yuko nyine ngo umwana wanjye n'ikinyendaro ngo uri icyomanzi ngo ntabwo ntabwegitire ngo warabarumbe sibyo mfite agahinda n'akandi gasabuka ibyo byikore mu ukuri yego nanjye ndabyumva ubu sayizi ngize mfite agahinda nanjye nyine kuko umbwiye ukuntu biri guhanukira umwana wanjye amaraso yanjye nanjye birambabaje cyane kandi nta muntu wababara nyine nk'uko mbabarira wenda uri nyina w'umwana sibyo ariko nanjye ni papa w'umwana
baby ko icyo turi kumva uburemere bw'ibibazo ndi kunyuramo nanjye ndi papa w'umwana sibyo ntabwo wabyumva no kutima si baby uragira ngo sibyo byagushimisha uje tukabana iwacu mu rugo romba mu cyumba cyanjye cyo gushimisha urabizi nanzungira pe sibyo kandi urabizi ntabwo byanguhisha urabizi nanzungira ntabwo byanguhisha pe sibyo bibihangana basi ndeba basi sibyo ndakumwereke basi sibyo abanga tumwereka nyumva basi kanye amasegonda 10 yonyine gusa mwereka akanubwira sibyo aramubwira uyanganye ngapfuka amaso mwereka angane uyapfuka amaso gatumwe kumwereka kana sibyo bibi namarira pe n'ukuyangana bibi nuko nyumva pe nuko nyumva basi nyumve uyu munsi basi nyumva pfuka amaso umutima wanjye Simona ndabigira wisimvira ariko kangu Kanyindi we ngaje kujya kwa Kanyindi ibyo kujya kuri Mukamana ijipo yanjye ndo Kachira wishyize kachira ijipo yanjye cha Ngiye muri imvura ujya kwisigara monyine ko kwisizana Ndigende Ya telefone iri hehe Ya telefone naguhaye Waifa yizane Nyambitse na ingofero yanjye Niba ushaka kuzikorera isi n'ijuru kugira ngo werekane ubuhangange bwawe nje byaranyubi mu mahoro nyene muri uru rugo mu mahoro mu ndinde abasazi mu ndinde kunsarira namwe ubwanyu dore ko ari namwe mwarasaze ayo bakwimye naha ayo bakwimye naha gutu umuntu abyuka yisokeye ryame yirukiye agasanga abasazi mu rugo ngo bakibaga mu hano n'indera bishire basi nkuko umuvandimwe wawe akurusha ubuntu cyaro bisi sawa rero we ntabwo manuka ikibazo cyo gusanza ahantu habaye kuri baramaze kwihenura amayira barayasibye ibintu byose warabikura kunsaza ntabwo musafa ngenda mubwira ibintu ngende bakure kukurusha niyo wabitanga ngiye musaza niyo watuma n'ibyanyu byawe byose ngo binsaze ntabwo ngiye byamfata bityo rero tuza ukomeye mu mutima wawe simeze gusa naragenze ndabona umwana inda yamubyaye yiza kuvamo basi umwana iherezo rye n'urugo azarangiza ubuzima bwe kumva ni ukuri sibyo gapfuka amaso mwereke basi amaso mwereke yapfuka amazamura gutya apfuka amaso gutya ntabwo nshaka guseka nyine wiseka nyine apfuka amaso byonyine basi kano kanya ntuseke nta kindi ngo gupfuka amaso gusa kandi nturebe ndareba ngiye gufungura oya buretse uri gutinda bafungura basi 1 2 3 gabureba surprise oya buretse gwese mushyira hano gutya Sena kandi ntabwo kwibuka kangaga ntabwo usira kankare ko wanetesheje ako bibyibagiwe nabyibukaga
Baby wana tsagiye. Bite niki kandi niki kwivumbuye? Nese ko cyo babigore bari bajya nyimana wamaye. Bikamwe kano kandi. Kimwe na kandi nagushimye. Asibishimye. Yagushimesheje. Baby no kuri pe. Nyine wowe usake cyo cyawe nacyumbeje. Kandi kwigaho. Yasi nyine urabona ko kwine bwanije amasaha yafashe. Akazi kageze. Sibyo? Mu kazi. Answers. Oya nawe umusizi. Agiye ariko umutima turi kumwe. Sibyo muri umutima turi kumwe. Ngiye nyine wenda agiye kubaho nyine ugiye n'umubere ku mutima wanjye turi kumwe sibyo? Kamerekeza. Kapusi yampaye ipantaro nziza sha. Wagize ntabwo wumva. Iki umuntu aba yahereye akubwira ntabwo wumva. Ubundi ninde wakuyoboye hano? Muke wanjye. Ntawe ujya muke. Urabona njye nkeneye kurya bino bintu. Ushobora kugenda vuba vuba. Ibyo ni ibikindi kureba muri telefone. Ufite umwanya wo guhangana nanjye. Afashe akaguru k'inuza. Kanakaguru. Ingofero yanjye bi. Ingofero yanjye. Yewe. Ingofero yanjye. Ntabwo ahangaha. Uri kumva? Gira vuba vuba so kugenda. Kigorgira. Nunda abantu bana baguhaye ibiki? Kwirukase. Kanze. Twari tugukeneye muzima ubayeje gusara. Ntabwo gikeneye muri ubu. Uri kumva? Kesha. Ibyo byose ugenda. Okayanjye. Umva kubwira wagize urabona ko Mariya bafu. Muke ndasuze. Ndasuze. Koga usuze. Ndasuze. Ndapfuye kiriya kitagazi. Haguruka. Haguruka ngo utazaduteza n'ibibazo byo Haguruka ndasuze. Ndasuze muke. Muke. Mukureho intoki, mukureho amaguru niyo tumugenda mukorera iki? Muke yanjye muke. Irukanka sibyo irukanka. Yego muke. Ndumva nakumena nk'umutwe ku buryo ubwenge butakarira arimo ntuzongera kubona no kugeza ahangaha. Kimara. Muke. Yeee! Umuneke wanjye muke. Akundire kamubaza kuri. Muke. Hagarara se mbwire neza. Ndio kujisuka ngo. Wakuroze yakuroze kuri buri gutembera haka wacu. Ndavaje na numva naruka. ubuzima tuzavamo kugeza ryari? Muzabeho njye ntabwo nuko
ntabwo uhari ntabwo muri ese ntabwo turi kumwe Ego shawari ngiye kuzigendera mbene muri ubu buzima umuntu yabamo akageza ryari ngiye kuzigendera udusige mukuru wanjye yaragiye nawe ushaka kugenda nubwo tuza ahantu shajya mutwara byo ntukagira n'ibintu kabisa singa mbizi Deri cyane meza nini kabisa ese bite mbona ukonje mu maso nje gute se kaka namarari ibintu uri kubona cyane hata nyine ni stress zana mu rugo gusa nta kintu ku maso yawe usakumbira kureba ntabwo bisanzwe cyane se wabana ni stress zana mwana kamera mama wawe se ameze se kuvugana amaganya nta maganya nawe ndi muzima ntabwo mbaye mwana afite ikibazo n'ukuntu mba mbona ku ishuri usigaye umeze warakonje ntukigira vibe nk'iza kera uba ukonje mu ishuri niwe muntu waganiraga ugatera story nyine ni ibibazo none ndabona nawe mu rugo ari kubumwe ibibazo byane mu rugo nyine bisigaye bituma nta mwanya ibihe bibazo se umwana ugana mwana mfite sister hano nakasamutwe n'uwashyira musaza wanjye mu rundi rwego sister wawe ntiwajya kumbwira kugira inama yakunaniye se gute asigaye agutera stress gute shatekereza ko ageze kuri ka yo gutaha yasinze iki ibyo biroroshye umva ngiye agataha yasinze mu inzoga agataha saa 4 saa 5 bwije nyese ni sister wawe nzi cyangwa ni uwundi mwe natahaga saa 12 akenda konjamo kabiri iki yabaye iki se habaye gituma nk'inzoga sinzi ikintu asigaye yikaranze ariko mu minsi yashize bwo yakoze akantu ndumwe nyego nari nabyo bisigaye bituma mbona ntuje yabwiye nabi mama hahandi menya baranarwaye umwana yatinyutse ngiki ibaze kugera ubwo abwira nyina ngo nabaruwa yamwandikiye kugira ngo amubyare sister wa undi zi mama yavugaga gaca bugufi n'usigaye mwubaka kuri urwo rwego ntabwo ubizi se ntabwo ari mukuru wawe wowe kuri mukuru wanjye ni mukuru wanjye ariko si ushobora tukayisigaye ntabwo bwabuzima ntabwo ubuzima ntanabushoboye ushobora usigaye wigira ibintu byose uhoraho ntabwo wacana imbabura amakara urayakuramo usimbuka ugakira ibishyimbo bitoranye uravuga ngo n'ibishyimbo bitoranye ndoza amasafuriya ntirangiza noranye n'ibishyimbo wicaye aho ngaho ese ngewe ndi mbarizwa muri uru rugo utarubarizwa amasuri sha wapi mu biteke mu byenge muri mu mugo njye n'umujye mugo abarya he gise birakura aho ndi buryo birakureba gusa nyine bigiye bizahinduka agiye tutazaguma mu rugo bizahindurwa n'iki njye ntabwo bihinduka mbona pe undi uzabihindura biguseka bikaba bisekeje nyine gusa njyewe n'abakubeshya ngufasha byibuze gucanisha iki ntabwo washaka ikintu cyo gucanisha imbabura usanzwe ucanisha iki ngiye kubizi nsanzwe ncana amakara na musaza wanjye aha ngaha asigaye anywa amata baba nyine bagira ahubwo barinda nko kwimurira akabari bombi akabi gasifona keza ese ko numva urugo rwabaye akabari mushiki wawe yigize ikirara musaza wawe ni uko bose noneho mama we amarira arenda kuzamuca agenda akagenda kuzamushengura umutima ngo yadusigaranye tukiri abana ngo niki turi kumwitaho birumvikana niwe muzima asigaranye niyo mpamvu usigaye ubona ibintu byose kuri njye byaratuje kabisa mva aramubwire byahise mushiki wanjye ibyo ngibyo ntukwiye kubyegereza umutima ibintu uri kunyuramo hano mu rugo bashiki ba sisita bawe na ba brada bawe ibyo bintu bari kunyuramo byihorere ubwo ni amahitamo yabo sibyo we tuza utekereze neza usubire nka mbere sibyo
Ngereza ari njye ari wowe kunyura muri ibyo byose. Ndakumva uri kunyura mu bintu bitakoroheye nawe. Ariko wibuke yuko uri kwiga hari iyo urangaye gato urasigara. Ntubizi? Ndabizi nyine nanjye niyo mpamvu gerageza nkacishamo nyine nkaza. Kuza ni kimwe no kuza bishyizeho umutima ni ikindi. Sibyo? Ukwiye kubyirengagiza ukita ku masomo yawe. Ndaza kugerageza nyine. Umva nkugire n'indi nama ikomeye. Urabona mama wawe ni we mwana usigaranye abandi nturi kubona ibyo bari gukora. Nyiramye. Umeze ute? Meze neza. Njye nitwa Bella utwumva. Nitwa Nani. Bite? Ni byiza ko uticara se udahagarikira. Ko nicara mbahagaritse? Ese wowe udahagaze nicara ushaka kumva ikiganiro cyacu dukomeze twitere story nari. Nta mukobwa n'uwahe? Umushuti wanjye turigana ku ishuri. Turigana? Sikwera wagiye icara niba ushaka ko dukomeza kuganira se urabona mubaganira n'umuntu muragwagaze hejuru icara tuganire kabisa. Ni cyiza turaganira turaziranye. Namutse ujya kuyacana nanjye nawe ndi gucana. Kanze nigendere mureke ranasigara byibura. Ujya hehe? Roza warumbwira Roza wabuze. Mani Roza ni umuvandimwe wacu ngira ngo urabizi. Yego. Ntabwo byaba ari byiza ko nawe wagenda twese mukamukubuha naje ngo mwagiye. Ibibazo bishobora kubaho tutanazi ngo ni ibihe. Njyewe ntugire ubwoba nta bibazo bizamba. Gusa Roza nawe ugira icyizere ndabyazagaruka. Gusa nyine ukuntu witwara mba mbona yewe niba waravukiye kwa bose ntabwo ubona inzu yacu. Uraho wishyize ku myaka wiyambitseho. Mwana ujya ubyiyorera. Ntajya umenya ko dukeye. Mbese ko ukennye ndendakeye nawe ko ngeye. Si ibintu byose uri kuvuga umuvandimwe wacu usanga wacu arareba. Aba bazi ko wiyemera gutya. Shabira wose uriya weki. Wekira. Reka nabonye ari nkanjye. None ngeje ndakuri kumbabaza. Sina nubwo mpamvu nawe ko ari ngiye basi mutoya ntabwo mwamfata neza ubuse nzajya nkwiye. Mbese nagufashe nabi ngize ngo ngumeke. Ubuse nk'iyo uvuga ngo ntabwo uzi gucana imbabura ngo ntabwo uzi guteka ibishyimbo uba wumva nakwigiraho iki nyine kibi. Sha ibintu byawe bigumana mwana. Akazi kawe kose uba wumva ari njye ugomba kugakora ngo uranduta wigeze nabi. Ese mwana ubundi wagiye ukora. Nyine njye nawe turakomeza tuganire wicara ntacyo. Nicara ngira gute? Cyangwa mwe muramuganira ibiki? Ko mwahereye mumena amatwi mumbuza kuryama ntago mwaganiye ngo birangire. Bana nari maze iminota 15 numva urusaku rwawe. Aka kanya ntituri no kuvugira hejuru. Wayi no turi kuba ngo twagusakurije. Ni mwese ko mutari kuvugira hejuru ariko njye muri kumbanganira. Ese wazanye wamushinga wawe ahangaha. Ko ntaraza kugushinga hejuru ngo ikoze. Wari wumva se tuba dufite induru biri hejuru nk'iyo mufite. Ntavuze mwavuze yibaze ku kigero cyo ko munkangura nesinzirire ngo muri kuganira muri kuvuga mwagiye muganirira iyo mwirirwana mu mashuri yanyu. Ubundi ubwo ni warusinzirira ahubwo wari kutwumviriza. Mbumviriza se mufitiye inkuru umuntu yakumviriza nzima. Mwumve inkuru zanyu zicuruza. Nakubwiye mba mu bitumye ubona byose byabo. Nizere ko mwasoje ariko noneho mwampa amahoro nkituriza cyangwa nkiryama cyangwa nkakora n'ibindi ntuje nta kajagari mu mutwe wanjye. Bwa basi tuveje twakumvise. Message watambutsaga ntiyatambutse. Genda.
Shani mva message watambutse warashoje kubana no kugenda reka ngende. Ntabwo nakwitahira ko. Muzi kwigeranya ni nyinshi muzi kwiyoberanya. Ubu ngubu uba wumva ari wowe ufite icyubahiro, wowe wumva ufite ikinyabupfura. Nta cyubahiro musabye mwana wa mama. Ngerekana igendere. Ihangane ntabwo ngurikisha sibyo. Kangende uretse. Harya ngo nitwa Nono. Witwa Nono? Yego. Nono njye nasubiye mbere tubonanye? Bwa mbere. Wari wabona naje wanyu? Uhaza kandi tutaziranye? Kabiri sobanura. Nkuko rero utarambona iwanyu, nta nubwo uzahambona. Mu buryo bwiza bworoshye rero niba wumva vuba utagoranye. Uko ugiye gusohoka ugenda nkuko uri kumbwira ko ugiye. Baka n'ubundi naringiye. Uko nyine banze tuze wumve. Uko ugiye gusohoka ugenda, ugende ntusubize n'amaso inyuma. Ntuzategeze no kongera kwasubiza inyuma ukundi ugenda ugiye. Wowe rero niyo nshuti yawe mwigana, mujye muhurira iyo cyangwa gusanga iwanyu. Singushaka hano mu rugo. Haba wowe cyangwa n'undi wari we wese. None abantu bigana ntabwo basurana. Nakubwiye ngo singushaka aha mu rugo. Nimujya mukenera gusurana, mujye muhurira iyo ngiyo. Bakazabimubwire. Ndibaza byumvikanye. Uzabimubwire we nyine sister. Nta yindi message yindi nkeneye gutanga. Singushaka aha. Bakamwareka nkigendera. Kujya wiga ko abantu. We ntabwo wajanga ko nyigisha inyabupfura. Aha ni iwacu si iwanyu. Kandi n'undi munsi ahubwo ujye umenya uko ugenda mu ngo z'abandi.